Amahoro y'Imana nabane nawe wowe dukomeje kubana ku Rugwiro Online TV. Nizere ko umeze neza. Niba bitameze neza kandi ihangane kugera kuri siko gupfa, kandi ubuzima burangwa no kugwa no kubyuka, ikibi no kurambarara. Reka tugaruke mu makuru atandukanye ariko uyu munsi noneho reka tujye mu myidagaduro, tujye mu baririmba baramya banahimbaza Imana. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi hagaragaye inkuru twavuga ko ibabaje yaho umuramyi ndetse uzwi mu itsinda rya Vestine na Dorcas, uyu ni Vestine, yanditse ku mbuga nkoranyambaga amagambo akakaye agaragaza ko urugo rwe rushobora kuba ruri mu marembera. Bimeze bite? Uyu muririmbyi rero w'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana Ishimwe Vestine abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze ari kwicuza impamvu yakoze ubukwe n'uyu mugabo Idrissa Jalik Wedrago. Mu butumwa burebure yanyujije ku mbuga nkoranyambaga mu rurimi rw'icyongereza, Vestine yavuze ko abayeho mu buzima atishimiye ndetse amahitamo yagize ari mabi cyane. Yagize ati, uyu munsi ubuzima mbayeho sibwo nahisemo, ndi mu bihe bigoye kandi sibyo nkwiye. Ndabizi nagize amahitamo mabi mu buzima bwanjye, ariko nta kundi. Imana yemera ko ibintu bimwe bitubaho kugira ngo tubyigiremo. Narize bihagije, nta mugabo uzongera kumbeshya ukundi ngo anyangirize ubuzima. Uyu mugore wumvikana nk'uwicuza cyane yavuze ko niyongera guhitamo umugabo bazabana azaba ari uwo azi neza cyane. Yakomeje agira ati, ubutaha ninjya guhitamo umugabo tuzabana azaba ari uwo tuziranye, nzi umuryango we ndetse buri kimwe kuri we, nta muntu uzongera kunkoresha ukundi. Ni ubutumwa uyu mugore yasangije abamukurikira, ndetse unagerageje gusesengura ukanagenzura imbuga nkoranyambaga ze usanga amafoto yose ari kumwe n'umugabo we yaramaze kuyasiba ku rubuga ruzwi nka Instagram cyangwa se IG. Ku rundi ruhande, Vestine ubu yarakibarizwa mu gihugu cya Canada. Murabizi ko we na murumuna we babarizwe mu itsinda rimwe rya Vestine na Dorcas, bari mu bitaramo bitandukanye bari barateguriye muri Canada, ndetse bikaba byanarangiye mu cyumweru gishize. Ibi bibaye rero nyuma y'uko Vestine na Idrissa bari bamaze igihe iminsi isagaho 130 ho gatoya bakoze ubukwe, kuko bakoze ubukwe ku itariki 5 Nyakanga uyu mwaka, no kuvuga ni ku itariki 5 z'ukwezi kwa 7 uyu mwaka. Nyuma rero y'igihe bimenyekanye ko bari mu rukundo, ndetse bari banabanje no gusezerana imbere y'amategeko. Umuhango wabereye ku biro by'umurenge wa Gitega, murabyibuka byose. Ni ubukwe bwavuzweho byinshi, benshi bwarabatunguye. Benshi rero bakaba bibaza icyaba giteye uku gusenyuka k'uru rugo mu bihe cyangwa se mu minsi yihuse cyane cyangwa se mu minsi mike rwari rumaze rubayeho. Ni amakuru yagiye hanze, ashyizwe hanze n'umwe mu bagize uyu muryango ari we Vestina, abinyujije ku mbuga nkoranyambaga ze. Ibintu byatangiye gucicikana, abantu benshi babisangiza abandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, benshi bibaza ngo niki kibaye aka kanya. Ariko burya baravuga ngo nta nduri ivugira ubusa ku gasozi. Buriya nubwo Vestine ataragira byinshi abitangaza, ariko turizera ko nyuma yo gutuza cyangwa se nyuma yo gufata umwanzuro hari icyo azatangaza. Reka rero ngushimire we tubanye muri aka kanya. Komeza ubane natwe ku Rugwiro Online TV. Niba utarakora sub, ndagusaba kuyikora kugira ngo tujye tubana mu makuru atandukanye. Niba kandi warayikoze nawe, komeza kubana natwe. Nyagasana kurinde, gira ibihe byiza.